twakwitega ejo bundi ko bukava yafatwa ejo bundi turi gafatwa Maniema bagakomeza gutyo kugeza igihe igihugu cyose kizabohorera. Hello everyone, nizere ko mumeze neza mu maherere yagiye hatandukanye. Ni Kivu News Official TV. Uyu munsi turi mu mujyi wa Goma ahitwa CPGR nkuko muri kubibona. Turi ahari icyapa cyanditseho I love Goma. Today rero twiyemeje kubatembereza kugira ngo tubageze ahantu henshi hagiye hatandukanye, tubereke ibice by'umujyi wa Goma, tubereke mbese buri kimwe cyose. Urabona ko ari ahantu heza, ahantu hateye hari urugwiro, ahantu wakwicara kuganira n'umuntu, ahantu mbese navuga ko ahangaha naho hari mu bintu nyaburanga bigize Goma. Reka nze rero tutebe n'ahandi hantu henshi, hari undi muntu turi kumwe aragenda abatembereza abereka ko byifashe. Ciao turagenda tubona byinshi bitandukanye. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Kivu News Official TV channel yanyu mukunda cyane ikorera kuri murandasi. Rero ahangaha turi mu mujyi wa Goma nkuko mubibona, Irani Banque Centrale du Congo. Twahasuye kuri uyu munsi hari habaye inama y'umuyobozi mukuru wa AFC. Inama yabaye bishimishije cyane, abaturage b'Igoma bitabiriye ku buryo abantu bari benshi, mu mihanda yose yuzuye kugeza n'ubu ngubu kubona moto igutwarana ikibazo. Rero turavuze ngo ntabwo twagenda tutageze muri Goma. Aha rero ni ahantu nyaburanga h'uyu mujyi, abantu benshi bakunda gusura cyane, murabibona ko barimo baza bahagana, ariko natwe twishimiye kugera mu mujyi wa Goma. Nayo maze imyaka 12 ntagera muri uyu mujyi, biranejeje cyane kuba ndahangaha. Namwe kandi ndabakunda cyane, muze twubake channel yacu, umuryango wanyu niyo yanyu ntabwo ari yacu, hanyuma dukomeze tubagezaho amakuru 5 kuri 5. Hello nshuti zacu, nshuti za Kivu News Official TV. Twizere ko mumeze neza muri hagiye hatandukanye, muri Amerika, mu Rwanda, Afrika muri rusange ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Muraho neza? Muraho. Amakuru neza. Wishimiye gute kuba turi muri Goma? Mva ndishimye cyane ku buryo burenze kuba uyu munsi nanjye ndi muri uyu mujyi wa Goma. Wari umaze imyaka ngana iki utari muri Goma? Imyaka yari igiye kuba hafi 13 bose ntagera muri uyu mujyi wa Goma. Ubuse dushingiye ku mateka mabi yaramaze iminsi ahari, winjiye mu gihugu wumva umutima umeze ute? Ngereranyije uburyo kera ninjiraga mu gihugu nkumva bimeze, cyangwa se n'uburyo nabaga nkirimo byari bimeze. Yego. Kuri uyu munsi ninjiye ndi kumva ntari kwikandagira. Sinzi ikintu kiri mu mutima cyari gutuma ndi kumva mbese nta bwoba mfite. Ariko mu minsi yashize wazaga rwose ufite ikibazo, niba ufite agatelefone kawe ukumva ari ikibazo, waba ufite udufaranga akaba ari ikibazo. Ariko ubu ngubu intare za Sarambwe zagereye muri uwo mujyi rwose ni amahoro 100%. Ibintu bimeze neza, abantu baragenda nta kwikandagira, umuntu arareba undi akumva aramunezerewe aho kumureba ngo amubone uje kumwiba. Ubu watinyiwe n'iki kugira ngo nje mu mujyi wa Goma? Amakuru yatugezeho mu minsi yashize yavugaga yuko M23 yafashe umujyi wa Goma, ariko hakirimo ibibazo. Gusa uko iminsi yagiye igenda ishira, ibibazo byagiye bigenda bikemuka kugeza aho umuyobozi wa M23 yatumije inama y'abaturage rusange. Icyo gihe rero iyo umuyobozi atumije inama rusange aba yizeye umutekano 100%. Niyo mpamvu n'abaturage twaje twitabira inama twumva nta kibazo dufite. Reka tugaruke ku by'iyo nama, abaturage babyakiriye gute? Uko nabibonye njyewe, abaturage iranama bayishimiye cyane. Cyane ko na benshi bemeye kujya mu gisirikare n'igipolisi cyari mu 23. Noneho ikindi cyari kiriho nuko bari kuririmba banezerewe bishimye. Akandi kantu nabonye bari kubaza cyane, ariko umuyobozi yavuze yuko ari buzo gukemura nakajyanye n'idolari riri guhenda. Rero yabijeje ko icyo kintu kigiye kwigwaho, hanyuma bakagifatira umwanzuro. Tugarutse ku bintu byavugiwe mu nama, ni ibiki by'ingenzi iyi nama yari igamije? Icy'ingenzi iyi nama yari igamije cyane twabonye nkuko n'abandi bose ariko bagiye babibona, ni ukuvuga yuko hariho gahunda cyane cyane yo mwihariko yo kwereka abaturage abayobozi babo bashya, guverineri umwungirije, abayobozi ba komine, abayobozi ba teritware, abo bose babashyizeho ku mugaragaro, babereka abaturage ko bagiye gukorana nabo. Urumva icyo kintu cyo cyari cy'ingenzi, no kubabwira kandi yuko AFC gahunda yayo atari kurangiriza akazi bihaye ko gubohora abaturage ba Kongo hano Goma, ahubwo gahunda ari Kinshasa. Dushingiye ku bwinshi bwari bwitabiriye inama, umujyi wa Goma wose wari ufunze. Ese ku mubyigano wari uri muri stade de l'Unité,
umubare munini w'abaturage ushyigikiye umutwe wa M23 cyangwa nta gushyigikiyemo. Ikigaragara cyo abaturage uko bitabiriye inama ntabwo ari agahato, byari ibintu bibari mu maraso bumva bashaka kumva icyo AFC igiye kuvuga. Yego, ikigaragara cyo nuko abaturage bari bayikunze, kandi noneho ko kundi kuvuga ngo aho umucaca uri hari umuntu nngo Stade de l'Unité bavuga ko yakiri 6,000 ariko ashobora kuba ari mu 2012 cyangwa se 50, kuko uburyo hari hameze byari ibintu rwose bidasanzwe. Twihuse mu majwi twagiye twumva hejuru cyane, Uringoma ni muntu ki? Uringoma ni umuvugizi wa ARC igisirikare cya 23, ariko kaba ari umusitari ku rwego rwo hejuru bitewe n'amavideo menshi adakora. Urabizi Kivu News twabashyira akavideo k'umumama umukunda bya hatari, uwo mumama ndetse yifuje no kugira ngo azamubone, kandi byanga byakunda. Uyu munsi reka tumubwire ko twari turi kumwe nawe kandi twamubonye, ariko nawe bazabonana. Ni umumama w'impunzi utari mu gihugu, ariko igihe nikigera bazataha, kandi inzozi zazazigeraho amuboneho. Uringoma umusitari cyane, nanga prezo niko rero kujya bavuga. Rero abo bantu babiri nibo abaturage cyane bakomeje kugarukaho. Urakoze cyane. Gatibari kuri Nanga, Colonel Nanga, Colonel Nanga ni muntu ki k'abaturage bamuvugaho cyane? Ni muntu ubundi Colonel Nanga bivuga ko ari wari ushinzwe seni cyangwa se ibijyanye n'amatora, akaba ari we wagiye mu bintu byo kuntu Gisegeti yagiye ku ngoma, ni wari uyoboye amatora, akabaza amabanga menshi atarabasha guhishurira abantu. Ariko ikigaragara cyo avuga ngo ibyo nakoze ndabyicuza. Uriko kubyicuza niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuza gufatanya na M23 dukureho ubutegetsi bubi bwamunze igihugu bwiba, cyane cyane nkuko ari kubivuga hariya ibibi bya Sanjuru, biba nibyo bita Kilejeru, biba ibintu byinshi igihugu. Nuvuga ngo Kinshasa niya guverinema y'abajura gusa, niko muri make we yasobanuraga. Kandi iyo guverinema afite gahunda yo kuyikuraho afatanyije na M23 nuko mwihurije hamwe mu ishyaka rya AFC. Ese hirya no hino inyuma y'umujyi wa Goma aho byifashe gute? Abaturage bari kubyakira gute? Nk'inama iraza guca online yatangiye no kugenda ishishikana hirya no hino, abaturage baraza kubyakira gute nk'abatemera umutwe wa M23? Baraza kubona abaturage bangana gutya bo muri Goma bose bagiye gushyigikira no kwitabira ubusabe n'ubutegurwe bw'inama. Ikigaragara cyo abaturage abari hano muri Goma cyangwa se ahandi hantu hatandukanye muri Kongo nabo barishima cyane, ahubwo icyo bari bategereje n'uvuga ngo besi wacu bazahagera ryari, besi wacu mu 23 izahagera ryari. Iyo kintu cyonyine bari gusaba. Naho ubundi kijyanye n'abaturage ibintu biri ku rundi rwego rw'urukundo. Urukundo abagore bari gupfukama bakarira ukabona ko rwose bakunda bivuye ku mutima kandi. Rero mu by'ukuri abaturage barushye, bari baramaze imyaka myinshi mu gikoroni, basa nkaho bakuweho urusyo. Kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bumeze nk'ari urusyo abaturage bikoreye, kandi ibyo bintu biri mu bikorwa ntabwo ari mu magambo. Nk'ubu ngubu nkanjye hari urugero nkunda kuvuga cyane, ikintu bita ababere. Ababere ni abantu bari bateye ubwoba cyane ku buryo umuntu uwo ari we wese, umumotari cyane cyane abashoferi, nigeze mbaho umumotari cyera muri Kongo, wabonaga berwe tumvugiza ubwoba, waba ufite ibyangombwa utabifite. Ariko abo bantu rwose babaye amateka mu mujyi. Igipolisi cyashya cya 23 ubwo nicyo kizabikontorora iminsi mike. Reka tuteganye guverinoma nshyashya bashizeho kigiye gukora. Tugana ku musozo wa kino kiganiro, ni iki bakwizeza abaturage bari mu buhungiro bamaze guhunga bumva ko bahuzwe Kongo? Ikintu nabizeza nuko abayobozi bashya bagiyeho gahunda yabo ari ugucyura impunzi, ndetse ndababwiza ukuri yuko bagomba kwitegura gutaha, nta kindi gisigaye. Gahunda ni ukwitegura gutaha, kuko gahunda yo Kongo irashoboye kandi ifite guverinoma yagiyeho muri uyu mujyi wa Goma cyangwa se muri Nord Kivu. Abenshi ndabizi n'abahunze muri Nord Kivu, ntabwo bahunze muri za province zindi. Nord Kivu, Sud Kivu, wenda na Ituri niho hari abafite impunzi nyinshi hanze. Ariko ndizeza abantu ko mu gihe kitari kirekire aho ibyo bice byose biba byaragiye mu maboko ya 23 kandi ibintu biba bimeze neza. Ikindi kibazo cya nyuma dusoza, sinzi niba ugifite igisubizo ariko uragerageza kudusubiza uko ubyumva. Ese M23 yabigiye kuyobora igihugu cya Kongo cyose cyangwa igiye kuba igihugu ukwacyo? Nk'uko biri Colonel Nanga yabisobanuye ubushize mu nama y'Urucuro, gahunda ya AFC ni gahunda iyo bita
federalism nuvuga ngo buri province izajya yigenga ikore budget ifasha abaturage bayo ikomeze bafate n'izindi province nibarageza bazazihuriza hamwe z'igihugu kimwe cyabohotse cya Kongo. Gahunda rero ya AFC ni gufata Kongo yose muri make nuko bimeze, ariko bagahindura systeme y'ubuyobozi yari hari bagashyiraho ubundi buryo. Ubwo na Gisegete zavaho, Gisegete agomba kuvaho kuko yanze imishikirano, azavanwaho n'umututu w'imbunda. Yemeye imishikirano wenda bavugana ibibazo bakabikemura, ariko icyo nabizeza ubu ngubu nuko gahunda Gisegete ntabwo bishaka, kandi umututu w'imbunda abasore baracyawufashe. Rero twakwitega ejo bundi ko Bukavu yafatwa, ejo bundi Ituri gafatwa, Maniema, bagakomeza gutyo kugeza igihe igihugu cyose kizabohorera. Kandi koko abaturage ba Kongo bose uretse hano, kuko iyo tuvuga ngo Nord Kivu ngo yabanzwe n'umutekano muke, ariko handi hose bafite iterambere base, babayeho neza se, hari icyo leta bamarira se, bafite sociale se, hari ibikorwa remezo se, ntabyo. Rero ndizera yuko abaturage bose bakomeye bakeneye kubohorwa, kandi nicyo nanjye nabifuriza. Urakoze cyane. Tuzasubira kandi urakoze kubw'ubutumwa uhaye abadukurikira. Murakoze cyane. Ciao ciao.